scam cyane nk'ubu ngubu. Oya ntago ari scam. Ni scam. Tandukanya scam n'inkwano. Dore impamvu ari scam. Emmy ntibitangaje ko aba warakoze ubukwe bwa miliyoni 5 nta na miliyoni wawe watunga. Ibyo ngibyo biguhwanyirize n'amaboko nari mfite. Amaboko wari ufite yakwehe? N'abantu nimwe mwese. Wasikaminza abantu. Oya ntago ari scam nshuti yanjye. Wasikaminza abantu baguha amafaranga utazasubiza. Urumva? Baguha amafaranga utazasubiza. Urangije Eme ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze emet uvuze ngo Dieu de vérité bisobanura Imana y'ukuri. Mbanje kubasubiza cyane inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za Emet TV. Ni umuhungu wanyu Jimmy 250 mukunda cyane. Nanjye ndabakunda. Reka nsuhuze by'umwihariko mwebwe mwese mudukurikiye muri mu bihugu bigiye bitandukanye mu migabane ine y'isi. Ndabakunda cyane. Ibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Emet TV. Ndi kumwe na brother Emmanuel. Hello, ndabasuhuje mwese by'umwihariko abo tuvuga ururimi rumwe. Imana ibahe umugisha. Ya, nawe Imana iguhe umugisha. Emmy, uyu munsi ndifuza ko twaganira kuri iki kintu. Mfite topic ivuga ngo ubukwe ni scam. Ubukwe ni scam. Ndabizi ko wubatse kandi ufite urugo. Niyo mpamvu nifuje ko naganira nawe ku bintu bijyanye n'iki kintu kugira ngo utubwire wowe niba atari scam, nanjye ntanga ingero zigaragaza ko ari scam, n'abandi baze kutwandikira muri comment batubwire ngo ubukwe ntabwo ari scam, ni ibintu biriri byanyabyo. Kintu kimbabaje no kuri behind camera. Ariko ni behind camera ariko nta kibazo. Ariko bari kumva ko ari Jimmy 250 nk'ibisanzwe ari umungu wabo bakunda cyane. Ntekereza ko nta kibazo bari buze kugira. Akenshi nkunze kugaragara mu mashusho ariko uyu munsi niheje na behind camera. Wenda ntago ari ku mpamvu z'uko tugiye kuganira kuri topic navuga yuko isa nkaho ari topic iri buze gutanga ibisubizo ku bantu benshi cyangwa se iri buze kugora abantu benshi, ariko mu by'ukuri wowe ubukwe ubona atari scam. Ahubwo ngewe nibaza icyo washingiyeho uvuga ko ubukwe ari scam. Impamvu uvuga ko ubukwe ari scam, batubwira yuko hari ubukwe bwabereye Ikana. Yego. Ikana Galilaya. Ese buriya bukwe umugeni yarinde, umukwe yarinde, nyirabukwe umugeni yarinde, se bukwe umugeni yarinde? Mbo icyo nagusubiza cyihuse. Yego. Ntekereza ko Bibiliya yagiye ivuga incamake. Mu ncamake yavuze rero yagaragaje ubukwe ko bwabaye. Yego. Hakagaragaraho n'igitangaza. Ari nacyo buriya ngo nicyo gitangaza Yesu yakoze bwa mbere. Ni icyo bari bagendereye kuvuga, ntago ari ubukwe cyane, ahubwo bari bagendereye kuvuga ibitangaza Yesu yakoreye aho hantu. Niyo mpamvu ubukwe butajemo cyane, ahubwo humvikanyemo Yesu, kuko niwe wari uri muri uwo mwanya wo gukora igitangaza. Ushatse kuvuga yuko abanditsi ba Bibiliya ari bo bayobye cyangwa bibeshye bakandika bitari byo? Ntago bayobye cyangwa se ngo bibeshye, ahubwo bafokasingaga ku cyo bashaka ko abantu bamenya cyane. Oya, none se ubu ngubu nkubaza ikibazo Emmy. Yego. Uri umupapa. Yego. Urubatse. Uramutse ugeze ahantu ukavuga yuko uri umupapa wubatse, byaba bisobanura ko uvuze kuri papa runaka cyangwa ufite umugore? Ahubwo niba ushaka kuvuga amakuru yawe neza nka Emmy, kugira ngo abantu bamenye yuko Emmy uri kuvugana nabo ari kubabwira ibintu biri byo kandi byanyabyo, nuko ugomba kubabwira ngo nitwa Emmy Nambajimana, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore ndetse n'abana. Icyo gihe ibintu uri kuvuga umuntu bwiye aramenya yuko uri umupapa wubatse, ufite umugore ndetse n'abana. None nugera ahantu ukavuga ngo ndubatse, mfite urugo, mu by'ukuri utanze amakuru ya nyayo cyangwa upfunyikiye abantu kibiribiri? Mbo hari abantu bakunda ingingo z'ingenzi. Yego. Hari n'abantu bakunda amakuru arambuye.
mu by'ukuri hari abantu nk'umuntu ukunda zimwe mu ngingo z'ingenzi ukimubwira ngo ndi umugabo ndubatse nta mwanya muremure bafite wo kukubaza ibindi ahita yumva yuko nyine ufite umuryango. Hari abantu rero nabo bakunda amakuru arambuye. Yego. Ubwira ngo ndi umugabo ndubatse ngo ufite abana se ngo ufite ngo iki gutyo byose ukabimusobanurira. Rero kuko twebwe nta mahitamo twari dufite yo gusobanuza ngo dusobanuze ngese ngo koko ngo buriya bukwe ngo bwakozwe nande, ninde wari ufite, ninde wari wabukoze, nyirabukwe niki. Oya, icyo tureba ese koko ubu bukwe bwarabaye. Yego bwarabaye. Rero utagiye kure wenda ubukwe bw'ikana twe kubutindaho cyane. Ni ubukwe muri rusange. No, icyo nicyo wari umpaye urugero. Ndaza kugera ku bukwe bwacu hano mu Rwanda. Twari duhereye kuri buriya bukwe batubwira yuko hari ubundi bukwe bwabereye muri Edeni bwa Adamu na Eva. Ndetse banatubwira yuko Adamu na Eva Eva yavuye mu rubavu rw'umugabo noneho rwa Adamu. Noneho Imana ibakorera ubukwe irabashyingira. Ese uriya munsi hatanze inkwano kwande, ibishyingiranwa byavuye kwande, umuhereza w'amagambo mu bukwe yarinde. Impamvu ibyo ngibyo bitagaragayemo cyangwa se bitari no kugaragaramo, yego, ndizera ko yari intangiriro yo kurema. Yari intangiriro yo kurema. None se uyu munsi bishatse kuvuga ngo Adamu na Eva aba bakora ubukwe, yego, nibo bantu bonyine bari ku isi. Kuko Bibiliya ivuga yuko isi nta shusho yari ifite. Yego, noneho Imana ifata umwanya wo kugira ute wo kurema, ishyiraho ishusho itari iriho, yego, isigira ishusho. Irangije igira umwanya itandukanya umucyo n'umwijima. Yego. Noneho igera rero kuri chapitre yo kurema umuntu. Igeze ku muntu imurema mu ishusho yayo. Yego. Edayeri reka tukigera aho ngaho. Imana imaze kurema Adamu. Yego. Yari ifite umugambi mwiza yuko atazaba wenyine. Nabyigira gutya bishyira mu bikorwa. Yego. Imuremera Eva nk'umufasha ugize ute umukwiriye. Bibiliya iratubwira ngo umuhango w'ubukwe watangiriye muri Edeni. Imana isezeranya Adamu na Eva. Kandi twebwe turi inkomoko yo kuri Adamu na Eva. Bishatse kuvuga ngo impamvu iyo misango yose itabayeho cyangwa itari kubaho, reka nkubaze nkarangize nuko Adamu yashingiwe n'Imana y'ubwayo. Yego. Imaze kumushyikiriza umugore. None yari guhamagara bande na bande ko Imana yari yihagije mu butatu bwayo bwera. Imana Mwana, Imana Mwuka, Imana Data. Nibyo byatashye ubwo bukwe. None uyu munsi na n'isaha ko umuntu ajya gukora ubukwe agatumira abariho n'abigeze kubaho n'abazabaho. Kuko impamvu nkoresheje iryo jambo, hari abantu bajya gukora ubukwe barangiza bagatangira batwerereza, akaba ari bwo yibuka ko hari abantu afitiye amanimero yabo nk'abo biganye wenda muri segonderi cyangwa se abiganye muri kaminuza, akaba atakinibuka yuko babaho, ariko yajya gukora ubukwe nimero zose yigeze gutunga akaza invitation kugira ngo bamutwerere mu bukwe. Rimwe na rimwe hari abohereza invitation ku nimero z'abantu bapfuye bakinguye kera, ataza amakuru yabo yuko bapfuye bakanabashyingura. Ariko kuko yakoze ubukwe kandi agiye gukora ikintu adafite ubushobozi, bibaye ngombwa yuko n'umuntu batakivugana batagirana communication amubwira ko icyo kintu kiriho. Ndagusubiza muri ubu buryo. Ubundi cyane cyane ubu burwayi bukunda kugira abanyafurika. Yego. Kubera intege nke z'ubushobozi baba bikekamo cyangwa se baba batekereza. Akavuga ati reka mbese ni nko gutabaza. Yego. Reka ntabaze buri muntu wese dufitanye gahunda cyangwa se nigeze kumenya ndebe ko yantabara. Noneho kubera ko ubukwe bukenera amaboko, bukenera imbaraga z'amafaranga, yego, bugakenera imbaraga z'abantu aribo banyamirimo, bugakenera n'ibindi byose bisa neza biza gutuma nyine ubukwe bususuruka. Ibi bintu rero nta muntu wabyifasha ari umwe. Rero hari igihe aba yaragize uburwayi bwo kwikunda, yarangiza akaba ari bwo agendera muri iyo systeme, akibuka kuzakunda abantu ari uko ahuye n'ikibazo gitumye abakenera. Ahubwo impamvu yibutse gukunda ba bantu nuko azi neza yuko agiye kubasikaminga.
kandi uburyo agiye kubasikamingamo ntawe uzagaruka ngo mwishyuze ngo bimwe naguhaye cyangwa wampaye ngibi. Iteka iyo umuntu ashaka gusikaminga abantu akora ikintu adafitiye ubushobozi. Oya ngewe mbigusubije reka mbanze nsoze. Impamvu akora ikintu adafitiye ubushobozi nuko azi yuko nahamagara Emmy ari bumuhe 5, agahamagara Jimmy akamuha 5, agahamagara n'abandi donc nitanzeho urugero ngutangaho urugero kuko twebwe turi kumwe, kandi abizi neza yuko ayo mafaranga ari amafaranga atishyuzwa atazasubizwa. Niyo mpamvu yambaje ba bantu. None se mu by'ukuri niba hano mu isi tugura tukagurisha ibintu byose dukeneye tutanga tugahabwa, ni gute wowe ujya gukora ibintu udafitiye ubushobozi kuko uzi neza ko ugiye gusikaminga abantu, ugiye kubaka amafaranga atazasubizwa? Kuki batajya muri banki agenda abwire banki ngo mfite ubukwe mumuhereze miliyoni 30 njye gukora ubukwe, nyuma y'ubukwe nzabishyura, ahubwo akagenda mu bantu wakuyeho 2, wakuyeho 5, wakuyeho 1000, wakuyeho 10, wakuyeho hangahe? Ibyo ntago ari gusikaminga abantu. Impamvu atari scam watangiye uvuga ngo nuko abazi ko ari amafaranga ari kwaka abantu atazayabasubiza. Ariko ubundi umuco w'Abanyarwanda cyangwa se umuco wo mu Rwanda cyangwa n'ahandi simbizi, yego, ubundi icyo bita gutizanya amaboko cyamweho. Gutizanya amaboko simbihakanye byamyeho. Noneho ndaza kubihuza n'aka kantu wambwiye, ntago biri buze guhura, kavuga ngo ni scam ngo kuko abazi ko ari ibintu atazasubiza. Mu by'ukuri iyo umuntu aguhaye invitation agutumiye icyo ni ikimenyetso kimwe cy'uko agutekereza. Urabyemera? Ntago mbyemera. Impamvu ugomba kubyemera? No, impamvu ntabyemera. Ntacyo uraza kunsubiriza rimwe. Buretse mbanze nsubize iki ngiki. Impamvu ntari bukunde kunca mu ijambo waza kumpa byinshi, reka mbanze ngo subize icyambere noneho turaza gukurikizaho icya kabiri. Yego. Noneho impamvu ayiguhaye icyambere araguzirikana, aragutekereza, agutumiye mu bukwe bwe kuko yifuza yuko wakabaye kuba uburimo. Icyo ni kimwe. Noneho gutwerera ni umutima wawe kuko yagutumiye, nago ari ukugusaba amafaranga, yakubwira ngo yajya yandika ubutumira akakubwira ngo mereza amafaranga ya naya kuko ni ngombwa kuyama. Erega scam ntago bategeka, scam barasaba kandi bagahabwa. Kuko impamvu ngwira ko scam ari scam, impamvu nari buze kubyemera ko bihuza na scam. Ni scam. Ubukwe ni ishusho. No. Ni ikintu kizwi kiriho gikorwa ku mugaragaro. None se kirimo umukwe, kirimo n'umugeni. None se scam ibirimo ibiki? No, brother Emmy, nkundira unyemerere ko ubukwe ari scam. Oya. Buretse ntago nkwemerera. Impamvu uri buze kubyemera ni iyihe? Cyakora cyaho ndi buze kukwemerera ko ubukwe ari scam. Numbwira yuko utemera Bibiliya, ubwo ndahita mpaguruka no kuri kamera yawe. Kuko ubwo ntaho twaza guhurira. Wenda nawe turaza kuhagera, reka tubanze ariko niba wemera Bibiliya reka duhere ku byibanze, wenda naho turaza kuhagera. Impamvu mbwira ko turi buze kuhagera, ubona yuko ubukwe iyo bugiye kuba umusore abenguka umukobwa. Barakoze cyane. Yamara kubenguka umukobwa bakamubwira ngo uzaze uce mu irembo tukubone ko wabengutse umukobwa wacu. Iyo amaze guca mu irembo aramubwira ngo umukobwa wacu ni mukobwa inka cyangwa ni mukobwa jana. Ibi by'amajana ntumbazana byaje kuva mbere, cyakora nzi ko bashimiraga umuryango bagashyingirana ibintu bigakomeza. Hanyuma barangiza bakakubwira ngo umukobwa wacu kugira ngo tumuguhe uraduha inka 5 ngo nizo gushimira ababyeyi bamureze. Rimwe na rimwe umusore akagurisha twara afite. Nagiye nkunda kubibona iwacu shingiye kuri ba grand frère. Yadega gukora ubukwe nkabona data atwegeranije nk'umuryango, ni rero aya mafaranga akenewe reka dukate kuri ya sambu hariya tugurisheho tujye gutanga inkwano mukuru wanyu agire gute arongora akora ubukwe. Urumva bitumye bafata isambu twari dufite barayikata barayigurisha kugira ngo ubwo bukwe bukorwe. Yego. Ese nyuma y'ubukwe nibura ya sambu azayigura yisubizeho? Za nka yatanze nibura azazishaka zigarure mu muryango? Ese ni kubera iki umuhungu ari ufata utwa katuzana kandi umukobwa we ntabyo ari buzana? Bivuze yuko ababyeyi b'umuhungu ntago bo bareze? Ndaza kugusubiza muri aya magambo. Yego. Icyambere kuba yafashe inka
cyangwa se yagurishije isambu ntabwo babimutumye, kandi byari itegeko. ni ukwiyemera ko wagiye kurambagiza. ntabwo ari ukwiyemera. Oya, ndabigusubiza muri aya magambo. Impamvu atari ukwiyemera, bamubwiye ngo umukobwa wacu kugira ngo tumuguhe uraduhereza ibingibi, ni ibiguzi. Impamvu ari ukwiyemera kwe, umuco w'abanyarwanda cyangwa se umuco wo mu Rwanda, iyo umusore amaze gukura akumva ko agiye gushinga urugo, akimara kubwira iwabo akababwira ko hari uwo yabengutse, habaho icyo bita ibiganiro by'imiryango yombi. Ibi biganiro by'imiryango yombi bikorerwa mu iki? Habaho kujya kureba urwo rugo yashimyemo umugeni, hakabaho icyo bita kubaza cyangwa se gufata irembo. Yego. Iyo bagiye muri ibyo bika byo kubaza, baba bagiye kubaza amakuru y'umuryango. Ese ko twabengutse umukobwa wo mu muryango wanyu mwamuduha? Nabo bati twamubaha, ariko umukobwa wacu ni mukobwa jana. Ariko si ngombwa yuko niba ntayo majana ahari, wowe ushobora gusubiza mu mvugo yawe itarimo ya majana, kandi n'umukwe n'umugeni ukamuhabwa. Impamvu rero nakubwiye ko harimo kwiyemera kuriya muryango. Buretse nyirangize. Impamvu nakubwiye ko harimo kwiyemera kuriya muryango, niba bababwiye ngo ni mukobwa jana, mukamubwira mukabasubiza ko nta majana mufite, ariko ko mwifuza gutwara uyu mugeni ngaze abe amaboko muri urwo rugo, n'ayo majana ashobora kuzaboneka. Atari ngombwa yuko habayeho ikimenyetso cyo kugurisha isambu kugira ngo umuntu ajye gukwa. Ubwo n'ubwiyemezi bw'umuryango. None se reka nkubaze, nidushaka twemere ko bamuguhaye ideni, kuki hajeho iby'ideni by'uko uzishyura kandi ari abana bifuje kwihuza kugira ngo nabo babyara abandi bantu? Nshuti yanjye wabyumvishe nabi. Ntabwo inkwano uravuze ngo mu gihe utafite, ushobora kuvuga yuko umukobwa bagomba kumubaha, akazaza agakora, noneho mukishyura. Ayo majana akazaboneka. Ese ubundi ugira ngo koresha ikinyarwanda cya nyacyo, ni ukuvuga ngo baramuguhaye, baragukopye, ni ideni baguhaye. Ariko se urinda utanikopesheje neko urinda kujya kwikopesha umuntu watanze ibyo ufite, bakamuguha, byaba ntabyo ugahakana akagenda. None se ni kubera cyabaho ibiguzi ku mukobwa ariko ku musore ntihabaho ibiguzi? Bo nagashimwe. Oya, none se w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu ntabwo bose babyaye? Bo ntekereza ko ubu bukwerega ntabwo bukorwa n'umuntu umwe Jimmy, bukorwa n'imiryango yombi. Nyine imiryango yombi uko by'umwihariko rero, imiryango yombi uko byagenda kose. Banza wumva impamvu uyu yiswe umukobwa. Niyo soko, ni bwa busikama bashyize bwo gusikaminga abantu kugira ngo bajye bakubwira yuko ugomba kumujyana wa mukoye. Yitwa umukobwa, nuko nyine ni mukobwa yagombaga gukobwa, agomba gukobwa. Niyo nyito ye, nta nicyo wabihinda. None se ko inyito ye y'umukobwa ari mu Kinyarwanda, mu bindi bihugu bakaba batamwita umukobwa, ushatse kuvuga yuko mu Rwanda ariho honyine byemewe ko bagomba gukwa kuko bamwise mukobwa? Ahubwo urakoze cyane. Ugiye kunshimira handyaga, ko nzi ko wagenze mu bihugu birenze 3-4, wasanzeho nta bakobwa babayo ntibabakwa. Erega kuba naragenze nkasanga bose barakwa, ubusikama nta hantu hamwe butari ku isi. None se Jimmy, utekereza ko rero watangiye uvuga ngo ubukwe ni scam? Ni scam, yes. Ntago ari scam. No. Reka nkubaze. Bibiliya iratubwira ngo ubukwe ni umuhango wera. Wakoze ubukwe. Yego, narabukoze. Ntabwo bije cyangwa budget wakoreshe nyizi ko ntabwo nari impari. Yego. Ariko nyuma yabwo ntabwo wigeze wicuza ibyo wakoze? Ntabwo nari kubyicuza kuko nabikoze mbishaka. Kuko wabikoze ubishaka? Yego. Hanyuma se umaze kwicara ukabona ko ibyo wakoze wabikoze ubishaka, icyo wifuzaga kugeraho nicyo washakaga kubona niko byagenze, warabibonye? 100%. Icyo nashakaga ni umugore. Umugore naramubonye. Noneho Imana igerekaho n'umugisha w'urubyaro n'abana. Witubeshya ahubwo. Umva, Jimmy, umuntu akura, ugiye gufatikanya n'abandi gusikaminga abantu. Oya, banza wumve. Impamvu umuntu akura kuva uri mutoya, ukitwa umuhungu. Yego. Ijambo kurana ubuvuga ngo ndashaka kuzaba umuntu w'umugabo. Ubundi banza umenye umugabo ni iki, cyangwa iryo jambo inshinga umugabo rituruka kuki? Umugabo nuko yagize umugore akagira abana, sibyo? Ariko tumaze kumva yuko ubukwe bwatangiriye muri Edeni nkuko ariko mubivuga,
ariko dusanga nta nkwano zatanzwe kwa Adamu na Eva. Hanyuma ntekereza ko hari ubundi bukwe bwabaye muri Ikana, nabyo nazo mbivugaho. Nkubaza umukwe yarinde, umukazana yarinde, ndetse nkubaza ngo se w'umukobwa cyangwa w'umuhungu bari bandi, barambwira ngo ntabwo bazi. Ese inkwano bwo zatanzwe zari zingahe, zahawe bandi? Jimmy nawe nta utaniye na wundi wavuze ngo inkoko yabikiye Petero yari yande. Yari yandi, yes. Banze umenye ngo Bibiliya yagiye ivuga incamake. Kuba bavuga ngo incamake ijambo kurinde niho bahera badusikaminga. Oya ntaga iyo umuntu ashaka kugusikaminga, ahubwo wowe uri muri ba bantu bakunda amakuru arambuye. Rero hari abantu twebwe turi hariya twikundira ingengo z'ingenzi. Yego. Nge ntago rero ibyo bintu bishyigikiye. Ugomba kubishyigikira ijana ku ijana. None wowe uko ndabizi uracyari umuhungu. Uri umuhungu. Uko nabandi kose. Nta gahunda ufite yo kubaka urugo. Uko nabandi kose. Mama yarabyagiye ku gisa. Nyina uriya mukobwa ndi gushaka mbere umugore yarabyagiye ku gisa. Kandi bose bababaye kimwe. None urashaka ko nawe bagukwa? Ni kuki nge njya gutanga ibiguzi kandi wacu nta byatanzwe? Bakone muze mukwe, dore hano hari umugabo ushaka gukobwa. Oya, muravuga ngo ni ugushimira ababyeyi. Kuki ngewe mama atari bushimirwe kandi nawe kwigise cyariye nyina w'umukobwa ariko cyariye mama? Ariko by the way, aba bantu ubundi wari wabona ubukwe? Ubukwe? Buri munsi buri saha ko bukeye nuko bwije ndabubona. None se ariko mbona ko abantu bose ujye ubona badashimirwa? Abantu bose bemewe gusikamingwa. Uko gushimirwa niba bafashe igitenge kigura 30,000 bakagishyira muri envelope, kandi twebwe baduciye miliyoni n'igice cyangwa 2 z'inkwano. Ubwo ibyo bintu bakoze bihwanye n'ibyo twakoze? Ushyize mu nyurabwenge zawe ibyo bintu birahura? Ariko se ubundi impamvu ugomba kubikora n'umutima ukeye kandi ukabikorana urukundo. Icyaguhagurukije iwanyu ukemera ngo nsize mama na data ngiye kubaka urugo, icyo kirahagije ko ugomba no kubahiriza ibisabwa. Ibyo bintu by'ubusikama leta n'isi yose muri rusange babyigeho, bamenye ko uko nyina w'umukobwa yabyaye igise kimuriye, ariko na nyina w'umuhungu yabyaye igise kimuriye. Abana nibakundana babashyigikire, bagende babane, bubaka umuryango, bubaka urugo, nabo babyara abandi. Ariko kuvuga ngo twebwe ngo mugomba, noneho basigaye bagerekaho ngo yize kaminuza, yize segonderi, yize ibi n'ibi n'ibi, akora ibi n'ibi n'ibi, so mugomba kuduha yangaya. Ni ubucuruzi barimo gusikaminga abantu. Oya, ibyo yize gute bari gucuruza abantu bashingiye ku mafaranga bamuspendinzeho? Utekereza ko wa musore we se na nyina batagize baspendinga? Ibyo yize ntibitureba, ibyo akora ntibitureba. Icyo tureba ni uko afite gahunda yo kubaka urugo. Niba shimana, niba umukunze mujyana, nta kibazo. Umukobwa cyangwa se umudamu wawe ufite, niwe waterese wenyine gusa muhita murahuza muragenda murabana kubera umugore umubera umugabo? Ntago ari we naterese gusa, ariko niwe twahuje. None se abandi cyatumye mudahuza n'iki? Nuko hari ibyo tutumvikanagaho. Hari ibyo mutumvikanagaho. Aha, icyo tukigendanemo gutya. Ubona impamvu iri gutuma abakobwa benshi bagumirwa bakaba bicaye iwabo, ugasanga umukobwa agize imyaka 35, 30, 40. Abasore bagize ubwoba nabo baratarantika, abandi barakarantika. Ariko ijambo iyo witegereje neza ubona biterwa n'iki? Ijambo kugumirwa nge ntago ndi no kuryumva neza. Kugumirwa ntago uri kuryumva neza? Yego. Kugumirwa dushatse kuvuga nuko nguko. Ngewe Jimmy nshobora kuza kwa Emmy nje gusaba umugeni, ukambwira ngo Jimmy, level yacu turiho ni yawe biratandukanye, genda ubanze witekerezeho neza, ujye gushaka mu bumuhwanije urwego. Jimmy ntago yisi ntago izigera ibura biyemezi. Abo nabiyemezi mubareke biyemere, ariko niba ufite gahunda yo kubaka urugo, uyu naguhakanira si ryo herezo ry'ubuzima, shaka nundi. None se uvuga gute ngo ntago ari ryo herezo ry'ubuzima? Niba ari we wakunze ubona ko azakubera mubera rugo, akaba umugore, none wamukundira udashoboka? Nyine ni kuki bari kunaniza abantu kari bwabusika ndi kukubwira? Ariko banza urebe, uyu yananijwe n'umukobwa yaterese cyangwa yananijwe n'umuryango w'umukobwa? Bakakubwira ngo ntago twebwe tugushyingira kubw'ubushobozi bwawe no kubw'umuryango uvukamo, ahubwo hari ibiguzi runaka dushaka, hari ibintu runaka dushaka ugomba kubanza kuzana. Ngewe ntekereza ko uyu mukobwa niba yafashe gahunda yo kuba yajyana n'uyu musore, ntago iwabo babatangira mu rukundo. Iwanyu se bakuyobora mu rukundo?
wowe ku giti cyawe uri ponctuel yuko uyu muntu wamukunze ko mugomba kubana, nta kabuza mugomba kubana. Rero ibindi wowe Jimmy urimo uvuga ntago ngushyigikiye na gatoya, kandi n'ibyo uvuga byo kuvuga ngo umuntu ngo yaragumiwe, umuntu uzagumirwa gute? Bibiliya twizereramo itubwira ko buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, kandi nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, ahubwo mwebwe mushaka kwihutisha igihe mukijyanayo. Mutegereze igihe cy'Imana. Ibyo bintu ntabwo turi buze kwemeranya. By the way, reka nitabe telefone ho gakeya mbanze nkorere ku mafaranga abadukurikiye ntimuze kubura kuvuga. Reka Manuel abe ari kubasobanurira bimwe mu bijyanye n'ibyo abona bikwiriye gukorwa kugira ngo scam zive mu makwe. Ngewe ntago natangiye mpakana ko ntemera yuko ubukwe ari scam. Ubukwe ni umuhango wera watangiriye muri Edeni, Imana ibikora ku mugaragaro, isezeranya Adamu na Eva, irangije bahereza umugisha. Ntabwo ibyo bintu ngewe ndi kubyemeranyaho nawe. Ugomba ubyemere kubera yuko nawe uri mu rubyaro rwa Adamu. Impamvu ngiye ntari buze kubyemera ni iyi ngiyi. Nigeze nkunda umukobwa igihe kimwe, noneho birangije umuryango w'umukobwa barambaza ngo harya uvuka he. Yaraga ngo bashyingire uwo batazi. Yes, yari umukobwa w'umunyagitarama. Ndababwira ngo iwacu ni Bugesera, ngo nta munyagitarama n'umunyabugesera bashyingiranye. Aho ngaho rero wowe wahise ukuramwe ihungabana, ufite ihungabana ryo mu rukundo. Ntabwo ari ihungabana ryo mu rukundo, ahubwo hari ibintu abantu bishyiriyeho ubwabo bitagomba kubaho kandi bitari nabyo. Navuga yuko ntashobora no kuba nashyigikira ikintu gitsimbarayeho na n'uyu munsi na n'iyi saha, ndetse n'abari buze gukurikira ikiganiro baze kwandika muri comment batubwire ni kubera icyo umukobwa afite agaciro umuhungu akaba adafite agaciro, kandi bose ari abantu Imana yaremye. Ahubwo si ubwo utekereza yuko uyu mukobwa afite agaciro n'uyu muhungu afite agaciro, ariko by'umwihariko uyu umutware cyangwa se umugabo ni umutware nyine, niwe ugomba gufata iya mbere akazana umugore. Okay, twagiye ndimo gukorera amafaranga. Niko dukora, ntabwo tujya dukora ikintu kimwe, ariko nizere ko ntabarogoye. Umaze kuvuga yuko uyu muhungu afite agaciro ndetse n'uyu mukobwa afite agaciro. Yes. None ni kubera iki ngiye umukobwa muri bumume ntanzi inkwano ngiye nta kintu mwamaye? Ariko se ubundi Jimmy, ubundi inkwano wowe uzifata nk'iki? Inkwano ngiyewe nzifata nk'ibiguzi. Ubu se uwagutuma umuntu muri shop wamugura ngahe? Wamubona? Aha, ni uvuze neza. Bagurisha mu buryo bwa scam kuko badashaka kugaragaza ukuri kwa nyako. Umuntu ashimira uwamuhaye inka. Oshye uwamuhaye umuntu niwe udakwiriye gushimirwa. Ngo umuntu ashimira uwamuhaye. Niba umuntu ashobora gufata umwanya buretse gatoya, yego, agategura ibirori, agashimira uwamuhaye inka, urumva umuntu wafashe umwana yego akamwikuraho akamuguha, ari udakwiye gushimirwa. None se uwo mwana mumpaye nta wundi muryango watanze undi mwana kugira ngo babana babiri bagende bihuze babe bomba ari babiri? Rero nawe niba ukeneye yuko iwanyu bazabashimira, guma hariya utegereze umukobwa uzagutereta aza gukwe. Ikintu ndi busoze mvuga, impamvu rero uyu mukobwa we bamukwa, ikintu ndi busoze mvuga muri iki kiganiro, impamvu uyu mukobwa bamukwa nuko uyu muhungu yafashe iya mbere akajya kurambagiza akamushima, yamara kumushima akaza gushimira umuryango wamumuhaye. Nawe rero kugira ngo iyo ngingimira ishire, iryo hungabana rikire, nuko utegereza ukaguma iwanyu ugategereza umukobwa uzagushima, nawe akazana ishimwe iwanyu akaribaha akagutwara. Ibyo bintu baravuga ngo mu muco nyarwanda cyangwa mu muco w'isi ngo nta mukobwa wabengutse umusore, niho babyiciye. Ahubwo no warangiza ugasubira inyuma. Na biriya barabeshya kuko umuntu uwo ari we wese yemereye gukunda, nta muntu utagira inyama ikunda. Ntabwo ari uguhindukira ngo nisubize cyangwa ngo nice mu ijambo.
ahubwo ibi bintu nibabikureho muri rusange. Niba umwana w'umusore abengutse umukobwa yemerewe gukunda, umukobwa akamubenguka, icyakora bagende bashaka ubushobozi bubemerera kubana, kuko rwa rugo bagiyemo bagiye gukenera kurya no kunywa ndetse bagiye no kubyara, kandi abo bagiye kubyara bagomba kuzabarera. Ariko kuvuga ngo wowe musore kuba wabengutse iwacu genda ubanze uzane ibi uzane n'ibi kandi ari abana babiri bagiye wateresa arinde niba baramuteresa. Okay, data ashobora kuba yaraterese simbihakanye, ariko muri uko gutereta kwe hari ibitari biriho cyangwa ibitarasabwa. Ariko ntekereza ko gukwa nta gihe bitabayeho. Oya, byabayeho. Wenda twemere ko byabayeho, ariko byari bitaraba sikamu cyane nk'ubu ngubu. Oya, ntago ari sikamu. Ni sikamu. Tandukanya sikamu n'inkwano. Dore impamvu ari sikamu. Emi, ntibitangaje ko barakoze ubukwe bwa miliyoni 5. Nta na miliyoni wari watunga. Ibyo ngibyo biguhwanyirize n'amaboko nari mfite. Amaboko wari ufite yakuyehe? N'abantu nimwe mwese. Wasikaminze abantu. Oya, ntago ari sikamu nshuti yanjye. Wasikaminze abantu baguha amafaranga utazasubiza. Urumva? Baguha amafaranga utazasubiza. Urangije muri kubabwira ngo ntimugakwe. Ikibazo aracyari umusore. Nimunyumve ngewe w'umugabo kuko narakoye, nzi icyo bisaba n'imvune bisaba. Nimututukare mushaka inkwano, nimugatunga abagore b'ubuntu. Ayiwe, donc nawe ukomeje gushishikariza abantu ko bagomba gusikamingwa. Gututubikana ko mu maso hawe wa mugabo we niko kuzaguhesha umugati. Ntago yigeze ivuga gututubikana k'umugore. Kuki mufata imiruho yanyu y'abagabo mugashaka kuyegeka ku bagore? Emi, narenze kuri umukristo. Ndi umukristo, ntago nigeze mbutaka. Ariko burya warayobye. Uri mu bintu utazi. Nayobye? Oya, njye ntago nayobye. Impamvu uri mu bintu utazi, nakubajije ngo kwa Adamu na Eva inkwano zatanzwe zari zingahe, zahawe nde? Biriya bintu nanjye nagusubije ko byakozwe mu butatu bwera. Ubwo butatu bwera rero, ubwo butatu bwera uko bwahozeho nibukomeze bukora. Imana ibyo nibyo byakozwe mu butatu butagatifu. Ubwo butatu butagatifu rero na n'uyu munsi niba dukomoka kuri Adamu na Eva nibukomeze bukora. Nubundi burakora. Kuko Adamu ntabwo yari afite se wagombaga kumukwera. N'ubu burakora. Ubu burakora kandi bari gutanga ibiguzi. Adamu ubukwe buraba mu umuryango ugahungabana. Ubu se gushima Imana uragira ngo umukobwa ntasinzire, se w'umusore ntasinzire, kubw'ibintu bagiye gushora muri ibyo bashoboye. Bakora ibyo bashoboye, ariko gukaminga abantu bakica abantu mu mutwe no mu bitekerezo. Ahubwo mu gihe umukobwa mukora ibyo mushoboye, mureke kwiyemera. Urumva? Niba ushoboye gukwa inka uyikwe, niba ufite amafaranga uyatange, niba nta nayo ugenda ubabwiza ukuri, niba umukunze umutware. Ibyajima ariko babwira ngo ubukwe ni sikamu, arashaka kubajugunya ikuzimu. Ubukwe bwubahwe na bose, niko birivuga. Ntabwo ngiye nshaka kubajugunya ikuzimu, ahubwo bakora ibintu biri byo. Ushaka kubashuka ngo bajye basambana buri joro, bahinduka indaya zihoraho. Ahubwo se ntibajya gukora n'ubwo bukwe kandi n'ubundi barangwa. Twebwe turi abana b'Imana kandi niko turi. Icyakora cyo mwebwe muri abisi kuko mukitwitiranye. Ariko Yesu niyerekana muzasobanukirwa abo turi. Umunsi ijuru muvuga muzasanga ritari hari sikamu nabwo nanone kandi. Ijuru riri hari n'abazaritaha turahari. Abagezeyo baragwiriye. Abasigaye murajyahe? None se ntibakubwiye ko tukiri no mu nzira tugenda? Baragwiriye abandi bari mu nzira. None uramutse uvuze ngo muri kino gipanga amazi arimo byose arimo abantu. Yego. Ariko icyakora hashobora kuzazamo abandi. Bivuze ko babandi bazaza hari abasohotse. Ushatse kuvuga ko mu ijuru hari abazavayo mukabona aho mujya? Reka da. Njyewe nta n'ngombwa yuko nzategereza ugomba gusohoka. Kujya mu ijuru no kwizera ko umuntu ku giti cye. Ntabwo ndi busubize muri rusange. Reka dusoze ikiganiro. Icyo nuko umwanya wanjye urimo. Reka dusoze ikiganiro. By the way, nshimiye abantu bari baduteze amatwi muri iki kiganiro. Uwakoze subscribe turamushimiye, utarayikora yibuka yikore, uwakoze share ndetse na comment nayo Imana imuhe umugisha. By the way, mutange inama n'ibitekerezo muri comments, mutubwire niba koko umukobwa akwiriye gukobwa umusore we, niba nta kintu akwiriye. Niba nyina w'umukobwa ari ujya kugise wenyine, nyina w'umuhungu atajya kugise. Iyo niyo message, niwo mukoro ntanze ku bantu bari buze kuba bakurikiye iki kiganiro. So, murakoze, mugire umunsi mwiza, ndabakunda. Ciao ciao. Sawa.